Yes, reka rero twongere tubasuhuze cyane, twongere kandi tubifurize kugubwa neza kuri mwe mwese rero abakunzi ba Eugene Official. Mwe rero mudahwema rwose gukora like ndetse mwe mwese mwana subscribinze kuri uyu muyoboro wa Eugene Official. Reka mbabwire nti ikaze muri uyu mwanya rero n'umwanya udasanzwe turi mu gicamunsi cyo ku munsi wo kuwa gatatu ni tariki 5 z'ukwezi kwa munane umwaka 2026. Tugarutse rero muri update uyu mwanya nk'uyu ngo cyangwa se muri amasaha aya ngaya murabizi ko rwose tugaruka kuri update ziba zibanda cyane ku mirongo y'urugamba. Tureba rero amakuru agezweho cyane cyane twibanda rwose hano muri buno burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Niki rero muri aya masaha tugiye kubagezaho niki fighter umuhungu wanyu yamaze kubagenda bategurira amakuru tugiye kugarukaho yihutirwa tugiye kugaruka rwose kubiri kuvugwa hano Igoma, aho rero hano muri karitsiye bita Karisimbi Igoma umuyobozi rwose birangiye rwose apfuye cyangwa se yishwe. Umuyobozi yishwe, turaje tubabwire ese uyu muyobozi yishwe niki byagenze bite muri iki kiganiro cyacu nyaboneka hano Igoma. Uyu muyobozi wishwe turaje tuyabaramburire mumenye ikishe uyu muyobozi. Nanone kandi turagaruka ku yindi nkuru iremere cyane, turagaruka hano iwacu mu Rwanda. Tugiye kubabwira rero mu by'ukuri uyu muryango witwa ngo ni EU cyangwa se European Union bamaze kuba baha u Rwanda akavagari k'amafaranga n'amafaranga atari make. Aya mafaranga nayiki ese agiye gukora iki? Byose rero muri iki kiganiro cyacu nyaboneka ntuze gucikwa. Twamaze kwa tugenda tubyorganiza. Inganda hano iwacu mu Rwanda rwose zo zirimo zirafungwa nyuma yuko bahagaritse icyitwa etanol, ikiro cyifashishwaga mu gukora za nzoga bita ibyuma. Ngira ngo twagiye tubigaruka mu masaha mu gitondo cyangwa se mu kiganiro kibanziriza iki. Inganda bazifunze rwose ku bwinshi. Hanyuma rero niki kihishe inyuma y'iri fungwa ry'izi nganda? Aha niho rero mu by'ukuri fighter ndaje mbabwire ikihishe inyuma ry'iri fungwa ry'izi nganda rwose ziri hano iwacu mu Rwanda bari gufunga. Byose rero akazoza mugiye kugenda mubimenya, n'amakuru namaze kugenda mboroganiriza gatano kuri kagenzi kako muri iki kiganiro. Kandi nanone ntabwo ari bigusa turaza kuba tugabagezaho, turaza gusimbukira muri Uvira. Muri Uvira naho tubabwire uko byifashe muri aya masaha. Imyigaragambyo yaramutse ikomeye cyane, turaje tuyigaruko iby'iyi myigaragambyo. Ariko nanone kandi ni nako tubuze kurira muri za Masisi no mu bindi bice hamwe na mugenzi wacu Sina Makosa ahari buze kudutembereza rero tukareba naho kuri frontline cyangwa se ku mirongo y'urugamba uko byifashe muri rusange. Hanyuma rero kandi ntago twasoza ikiganiro tudasimbukiye mu gihugu cy'u Burundi. Mu gihugu cy'u Burundi naho hari amakuru menshi arimo kugenda ahavugwa, nayo turaza kugenda tubagezaho cyane ko amakuru avuga ko hari ingabo nyinshi cyane zirimo kugenda zirungikwa n'ubundi hano ku mirongo y'urugamba zije ngo guhangana na M23. Ariko nanone kandi hari ibyatangajwe na Afande Rugabo, ngira ngo ari nabyo tuza kugenda duheraho mu by'ukuri igihe turibuze kwa tuvuye hano iwacu mu Rwanda, cyane ko turibuze guhera amakuru yacu hano mu Rwanda. Burya baca umugani ngo ujya gutera uburiza arabwibanza. So rero nituva ku nkuru za hano iwacu mu Rwanda turahita dusimbukira ku byatangajwe na Afande Rugabo. Ubwo rero birumvikana kamemu turaza guhita dukomeza tureba n'izi ngabo cyangwa se n'izi ngabo ziri guturuka mu gihugu cy'u Burundi zerekeza hano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Hanyuma rero ni munyemerere bakunzi ba Eugene Official, aho mudukurikiye muherereye mukore subscribe abatarayikora, mukore like abatarayikora. Tubonereho kandi rwose guha ikaze abadukurikiye muri ku migabane ije itandukanye, muri ku mugabane wa Afurika mu bihugu bigiye bitandukanye, abadukurikiye muri ku mugabane w'Uburayi, ku mugabane wa Amerika, abitwa ba mu Bubiligi rwose, abitwa ba Sere, abitwa ni benshi cyane. Mwese tuba tugenda tubatekereza rwose tubatera yambu aho mugenda muherereye. Hanyuma nanone kandi deka mu kanya gato tubanze dutumikire abadutumye, ubundi tuze duhita twinjira amakuru nyaboneka. Iyi video mu by'ukuri ndagira ngo muze kuyisangiza n'abandi kugira ngo mwumve nyirabayazana cyangwa se mu by'ukuri ibyihishe inyuma yo kuba izi nzoga cyangwa se izi nganda zakoreshaga etanoro zikora izi nzoga zitwa ibyuma, impamvu zafunzwe. Ndagira ngo mwese iyi video muze kuyisharinga cyangwa se nutari bubone mega zo kuyisharinga ibyo agiye kumva aze kubisobanura n'abakoresha izi nzoga. Mu by'ukuri burya
kwirinda biruta kwivuza kandi burya roho nzima itura mu mubiri muzima. Ese waba waragizwe ibibazo mu by'ukuri kubera izi nzoga? Wenda uraza kumva niba hari turaza kubigaruka hanyuma ujye kwisuzumisha, ariko nusanga hari ikibazo wahuye nacyo igihe kiraba gihari rwose uragana Primo Health Infinity baraza kugufasha. Reka tubanze kwanza tunabatumikire mwumve Primo Health Infinity icyo bashobora kugufasha, hanyuma uzajye kwipimisha bagusuzume barebe ko izo nzoga zitaba zarakugizeho ikibazo ku buryo bashobora kuba batangira kugufasha hakiri kare. Burya kwivuza ni kare. Reka tubamamarize ubundi duhita tugaruka. Tubahaye ikaze muri Prime Health Infinity. Ubu rwose biroroshye, nta mpamvu yo kwivuza ari uko warembye. Tugane tukugira inama zizewe kandi tuguhe produits z'umwimerere nziza ku buzima bwawe, zigizwe n'ibinini 80%, izindi zikozwe muri siro ndetse na powder zikomoka ku mugabane wa Aziya, mu bihugu nk'Ubushinwa, Ubuhinde ndetse na Malaysia. Produits zacu zikoreshwa mu kwivura ndetse no kwirinda indwara zose zirimo iz'imyororokere ku bagabo n'abagore, kubura ubushake, gucika intege mu gikorwa no kutabyara, prostate, umwijima, umuvuduko w'amaraso, diabete, stroke, impyiko, umugongo, amibe, igifu, hemorrhoide n'izindi ndwara zose zananiranye. Abari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika naho twahagejeje stoke, abari muri Canada, Australia, Europe ndetse na Aziya namwe dukoresha iposita ndetse na DHL mu gihe cy'iminsi 7 gusa. Imiti bayamaze kubageraho. Ku bari mu Rwanda ku Gisenyi ni ku muhanda w'amadepo ibumoso umanukiye kwa Karaveri. I Kigali ni umuhanda uri inyuma y'isoko ujya Kigali Parents hakurya ya restaurant yitwa Vision. Wanadusanga kandi Goma ni muri gare centrale Dogoma hafi ya Rompwe umuryango wa kabiri aho bisi zisohokera. Turabibutsa yuko Goma na Gisenyi twamaze kubagezaho massage kugira ngo dufashe abakeneye kinetherapy, imiti ndetse no kurwanya stress. Ku bindi bisobanuro waduhamagara kuri 0782 99 057 Tubahaye ikaze muri Prime Health Infinity. Yes, hanyuma rero reka twinjire sasa mu makuru yacu rwose mu buryo burambuye, ariko mwabonye ko rwose ikiganiro cya mu gitondo gato tubanze tuse n'abakosora dukosore. Hari aho rwose twageze turimo kugenda tuvuga kuri uriya mutwe wa Red Tabara ndetse tuvuga no kuri Twirwaneho uburyo cy'ibintu biri kugendamo neza cyane. Mvuga abayobozi ba Twirwaneho, harimo umuyobozi wa Twirwaneho mu by'ukuri umugaba mukuru w'izingabo za Twirwaneho General Charles Matama ndetse n'umugaba mukuru w'ingabo za M23 ndavuga rero General Sultan Makenga. Hari aho nageze bitewe nuko wenda nari mfite ndi muri mood nyine ndimo ndagenda nkubita ngera ahantu nyine nibeshaho gato mu by'ukuri mvuga ko umuyobozi nyine wa Twirwaneho ngira ukundi kuntu mwita ntanabisubiramo mu by'ukuri, ariko nyine ikiza nuko nabizi nyine muza makuru cyane, ngira ngo ibyo ntago byigeze biba ikibazo cyane ko twe inkuru zacu rwose tuyisohora direct, ntago tubanza kujya kweditinga kuko nta bintu bibi tuba tunakora mu biganiro byacu. Bari ibiganiro ari amakuru ari clear adasaba kweditinga kuko aba ari amakuru yizewe cyane 100%. So rero ababonye ako kantu nzi neza ko nubundi kabonwa nubundi n'abantu mubizi neza, nakamisteke gato kaba kabaye ariko nyine bibaho. So twikomereze rero sasa twigire mu makuru. Ndagira ngo duhere hano iwacu mu Rwanda mu by'ukuri turebe kuri izi nganda. Ubu tuvugana amakuru arimo kugenda ajya hanze aragaragaza ko hamaze gufungwa inganda zigera kuri 47 zatunganyaga izi nzoga mu by'ukuri zitwa ibyuma cyangwa se ngo ni spirit zo mu bwoko bw'amaspiriti cyane cyane ko yabonaga ko ari kugutegura izitwa ngo ni za gini, izo mu bwoko bwa gini, izo bwita mu bwoko bwa whisky, ibintu nk'ibyo ngibyo. Ariko ndagira ngo mbamenyeshe ko rwose ibi bintu byaje kugenzurwa basanga nyine ntago yabyujuje ubuziranenge, cyane ko hari na story hano mfite wenda dushobora no kuza kubumvisha mu kumva mu by'ukuri abantu bagera ku 100 banduriye rimwe cyangwa se banyoye ibi binyobwa bikabagiraho ingaruka zitari nziza kugeza ubwo bavuwe, abandi muri bo mu by'ukuri bamwe n'abakizi babibishenjegeri, hanyuma none mu by'ukuri abandi bahasiga ubuzima, abandi barahuma. N'iki byose ngira ngo maze iminsi mubikurikira. Impamvu rero nabasabye ko abantu mwese mudukurikiye iki kiganiro murasabwa kucyumva neza kugira ngo muze kurinda cyangwa se muze kubuza abantu bakoresha izi nzoga mu by'ukuri baziveho bazireke, kuko ndabizi harigeze igiye gukomeza gucuruzwa mu buryo bw'amagendo. Ndagira ngo mu by'ukuri izi ngaruka muzumve, mu by'ukuri murebe uko ibintu bimeze. Naho mwari amabuye mu by'ukuri abantu mubinywa mwari mufite igihe cy'uburambe wenda gishobora kuba cyaragiye kigabanuka bigendanye nyine n'izi nzoga mu by'ukuri mwagiye munywa,
mu by'ukuri mutazi wenda ngo muri kunywa ibiki. Niyo mpamvu muri kubona rwose abantu batakigeza no mu myaka myinshi, ugasanga ngo nta myaka 100, cyane cyane nyine ni ukubera ibi bintu byinshi dusige dukonsuminga duhereza umubiri, mu by'ukuri ugasanga birimo ibintu bishobora kuba byangiza umubiri. Ntabwo ari bigusa bafunze by'amarikere cyangwa se by'izi nzoga z'ibyuma. Murabyibuka ko mu minsi yashize hari n'amaji yafunzwe yahagaritswe, nayo yari atujuje ubuziranenge nk'amaji. Rero ubwo abantu munywa amaji cyangwa se munywa ibindi binyobwa, nta wamenya mu by'ukuri ngo ibi ngo azategerwa hehe. Ejo ushobora no gusanga hari ibyo kurya bakuyeho bavuga bati wenda nk'izi nkoko, za nkoko zikurira amezi angahe, bati burya nazo ziba zirimo iki ibibazo. So nta wamenya rero, gusa nyine icyo dusaba abayobozi ni ukuzajya bakurikirana ibintu neza mbere y'uko batuma abanyarwanda babikonsuminga. Amakuru aravuga ko ndaza kugenda mbibumvisha buriya ngo izi nzoga, ngo buri nzoga yose n'izi ngizi za biya cyangwa se izi za rufuro abantu benshi dukunda gukonsuminga, reka nanjye nishiremo, mu by'ukuri zikunda gukonsumingwa cyane hano mu Rwanda ndetse no ku isi yose. Bavuga ko ngo ubundi inyinshi ziba zirimo icyitwa etanoro, nyine iki kinyabutabire bamaze kuba bahagarika kwinjira mu Rwanda. Ariko noneho ikibazo kiriho hano muri izi nganda zamaze kuba zifungwa, ni uburyo iki kinyabutabire cyangwa se gikoreshwamo muri izi nganda iyo bari gutegura icyo kugira icyo kunywa. Bavuga rero ko iyo bidateguranywe n'umuntu w'umunyamwuga, umuntu ufite ubuhanga bukomeye cyane, mu by'ukuri ngo birangira cya kinyabutabire kiri kujya muri ibi binyobwa gihindutse uburozi ndetse bwica ngo mu masaha atarenze 48 yonyine. Bakatubwira ngo ikirero sasa amakuru wenda ndaza kugenda kuko na amakuru nahoze nkotinga mugenzi wacu ni uwo bitarigani, mu by'ukuri yavuga ko we aherutse kugirana rwose ikiganiro mu by'ukuri na bamwe mu bayobozi b'igihugu, harimo ba minisitiri nyine w'ubuzima n'iki byose turaza kugenda tubigarukaho. Ariko amakuru avuga ko buriya ngo iyo bitunganijwe nabi icyari ngo ni etanoro nyine bihita bihinduka icyitwa ngo nibari ngo ni metari. Ibyari etanoro bihita bihinduka metari. Iyo bibaye metari rero, iyi ngo ni metari yo ntago burya ngo ntago igipfa gusohoka mu mubiri. Reka iyi etanoro ko iyo yinyoye ni kwa kundi tunywa nyine ugasanga urimo urakonsuminga buri nyine ukajya ujya gusohoka ugasanga nta kibazo nyine by'u konsuminze bimwe bigasohoka, iyo etanoro irasohoka. Ariko noneho byamaze gutunganwa nabi bikagera ahantu bita ngo ni donc bikahinduka metari, wenda yuko wenda bashyizemo ingano runaka byasaba abantu babikoresha kugira bitubwire cyangwa se ababizi, bihita bihinduka metari. Iyo metari ngo ntago igisohoka mu mubiri, ahubwo ngo ihita ijya muri bimwe mu bice by'umubiri igaproducinga cyangwa se igategura ahantu igomba kuba, ari naho mu by'ukuri habera ikibazo. Urabikonsuminze ntabwo bisohotse, urabinyoye ntabwo bisohotse. Ibyinshi rero ngo iyo byamaze kuba byinshi mu mubiri ngo bigenda byishakiraho bijya kuba cyangwa se ariho bigomba kuba. Ibyinshi ngo bihita bijya mu mwijima, bihita bijya gushaka ahantu mu mwijima bikahakora mu by'ukuri aho bigomba kuzajya byigira. Ubwo niba umaze igihe unywa ibi byuma hari ahantu byagendaga bikora ububiko, ariyo mpamvu ujya kumva ngo abantu ngo umwijima barwaye umwijima, urumva niyo etanol iba yaragiye ikipakiramo, ni metare plutôt, iba yarahindutse metare, iba yipakiye aho ngaho nyine muri uwo mubiri. Cyangwa se ngo ahandi hantu donc yireba ahantu heza gusa hahandi nyine harakugubanya, cyangwa se ngo ikareba ahandi hantu ikigira nko mu bwonko, ikajya mu bwonko akaba ariho yigira. Iyo yabaye nyinshi ihitiye yigira mu bwonko akaba ari ijya guteguraho kwibera, tayari umuntu ayisabaze zenge birarangiye. Ahandi hantu ikunda kujya ni mu maso cyangwa se ngo muri iyi mitsi ikorana n'amaso nyine ituma ureba, igiye mu maso, igiye ndetse no mu bwonko, noneho ya mitsi igahita igira ite bantu banje igahita yangirika. Iyo iyi mitsi rero yangiritse bakunzi ba Eugene Official, ikiba kigiye gukurikiraho nta kindi swati ubwonko burangiritse, harimo ingaruka zo gupfa. Niba utanapfuye wenda ubwonko bukaba bwari bugize bukiresista, hari igihe utari utuzuye neza, cyangwa se iyi transition cyangwa se uburyo ki ubwonko bwaherezaga amaso ngo ubone, ugasanga nyine ntabwo kibona, ugahita uba impumyi direct. Ikindi nuko nanone ngo urashobora umwijima wongera ngo abantu mwese mwagiye mu consuming izi nzoga ku rwego ruri hejuru,
abantu mwakoresheje ibinyobwa bari guca ku rwego rwo hejuru. Ngenda basaba rwose muhite mujya kwipimisha umwijima hakiri kare kugira ngo mugire gute mutangire mukurikiranwe utararenga nyine. So nguko rero uko ibintu bimeze, ariko nyine ubwo urumva iyo byakurenze bikagera no mu mwijima uhita urwara umwijima. Niyo handi muri iminsi ukumva abantu bari kugenda bicwa ukumva ngo runaka ngo yishwe n'umwijima. Umwijima nawe wahuye n'ibindi birwara ewana, iyo ufite izindi ndwara aho rwose umwijima urakugandagura pe tayari urakubirandura, biba ari ibibazo bikomeye cyane. So rero nkavuga nti bakunze Jeune Official, gahunda yagira ubuzima nk'ibi ngibi ntago nagenda ntabibabwira abantu mu consuminga ibi bintu, kuko ndacyabakeneye cyane rwose, turacyakeneranye kugira ngo kubera ko mbakunda cyane ntabwo natuma rwose ibintu bikomeza kubaho ngo menye amakuru nk'aya nyihererane ngo turi guhita twirukankira kuri front line. Mbere ya front line hagwa mu buzima. So iyi video niba hari ibyo wumvishemo ufite abantu wenda uziba bikonsuminga nawe babwire, hari n'ibindi byinshi tuzagenda tubona mu by'ukuri tuzagenda tubibagezaho. So ngayo nguko rero reka dusimbukire sasa kuri front line, iyi nkuru tuyivemo. Turatangirana na Afande Rugabo. Afande Rugabo amesemaji aravuga iki? Reka twumve Afande Rugabo icyo arimo aratangaza mu by'ukuri. Ubu nyine duhe tuvugana nawe, batwishe mu Burundi muri 1993, batwica mu 2004, bagera wabona ivyo sitosha, barazamuka baja ku ndondo, bica abantu, bakubita abantu, bakaza babisha, bakaza batemagura abandi barabarasa, abana bacu bahinduka ibimuga. Baraza hano mu Minembwe barasenya imirima, basenya amazu, bahagurutsa drone, babona yuko amabomba adahagije. Nta muntu wovuga ibyo ngibyo ngabivuga hayaseka. No. Reka tubwire abarundi yuko iki ni igihe cyo kubarakarira, kandi duhagaze bwuma. Mureke mbabwire kuko tuzorwana na ideology ya genocide ineva yashize mu gisirikare cy'u Burundi. Turwane kugeza umunsi tuzobahotesha Tanganyika. Saba Ndababwiye ngo tuzobavogereza Tanganyika, mugende muri Tanganyika muhe muvogera yuko nta mwanya wo kurira amato muzobona. Imihanda tuzoba twayifunze yombi, tuzofungira Baraka, dufungire n'Ibuvira. Nitumara tuberekeza bakunzi ba Jeune Official nabibabwiye, narabivuze mu makuru yanjye y'ejo. Ndajya ngira ntanga abagabo, narababwiye imihanda bamaze kuyifunga, nawe arabyivugira ati tuzabanza dufunga imihanda. Tayari imihanda yarafunzwe, bagiye kubajabagisha, niba kubajabigirisha niba ukubata karabaye, bagiye kubacisha ya Tanganyika. Abazi ubwenge batangira bavemo, nta hantu ho guca hano ku butaka bahafunze. Kandi ibi ni ibintu byo kuvuga barake, nta mwanya bagifite mu by'ukuri wo kugira ute wo guseka. Ati bagomba kubanaho mu by'ukuri, bakabanaho mu burakari. Ngira ngo arimo aravuga ikinyarwanda, murimo murabyumva kunzi ba Jeune Official. Izi ngabo z'u Burundi narabibabwiye ku munsi w'ejo, ndababwira nti mu by'ukuri izi ngabo zifite ibibazo bikomeye cyane, kuko imihanda imwe nimwe yatangiye kugenda iborokwa, kugeza ubwo no mu gisirikare cy'u Burundi bicaye baratekereza bati niki kiri buze kubaho niba uko byagenze, niki kiri buze kubaho. Ni ibibazo bikomeye cyane, kuko nawe urabyumva arabyivugira ati rwose ati igihe kirageze rwose ngo tubarakarire, tubakubite tubarakarira, tubasuka muri Tanganyika mwoge. Ati kandi tuzabanza gufunga imihanda. Maze iminsi mbabwira ko hari mu by'ukuri hano Fizi ndetse na Baraka batangiye kugenda babisiga inyuma, barimo kugenda bambutse za Rwiko, barakomeje baramanuka. Ngira ngo abantu mudukurikira tuba turi kumwe gatanu kuri kagenzi kako, nubwo hari abapingaye bataba babyumva. Narababwiye nti mu by'ukuri ni ukuvuga ngo imihanda myinshi imaze gufungwa yahuzaga Baraka ndetse na hano na za Uvira. Ibyambo byinshi birimo biragenda bifungwa, kugeza ubwo bakubwira ko M23 ikimara kugera, ASMV turo bakimara kugera, kanze turebe kugira ngo ngarukeho inyuma gato nongere ndebe iyi mihanda ifunzwe. Hafunzwe mu by'ukuri akimara kubafasha ahantu bita bamaze kwambuka Rwiko bagera ahantu bita ngo ni kabiri. Aha kabiri rero ngo harimo imihanda, umuhanda umwe uva ahantu bita ngo ni Fizi ujya hehe, ubwo ujya hehe ujya hano nyine za Uvira, ndetse bafunga n'umuhanda ubwo ujya hehe ahantu bita za Misisi. Izi nzira zose zirafunzwe ku buryo izi ngabo nta nahantu zacisha ibikoresho usibye kugira ute, usibye kubinyuza mu mazi. Ni nayo mpamvu igisirikare cy'u Burundi bakoze inama baravuga ati se none niba batangiye kugenda bafunga inzira, niba ramuka batwirukanso ko nta yihandi turi bwirukankira ari muri za Karemi ko nta hantu tuzongera kubona ho gucisha ibikoresho, izi ngabo twazibavanye Baraka hakiri kare tukazivana hariya
tukamenya mu by'ukuri ko tutakiri kurwana, ariko ngo bakibuka ko bafite amasezerano ya Perezida Tshisekedi bigatuma badakura ingabo he hano ku mirongo y'urugamba. Ubu rero urumva Colonel Rugabo aba yabarabuye mu by'ukuri agapfa kabure burya n'impongo, aravuga ati twewe nta gihe na kimwe ubu noneho ntacyo kubabwira neza, ubu ni igihe cyo kubabwira yuko twabarakariye, tugomba kubabwira tunarakaye. Ati twe tuzabanza dufunga inzira, niturangiza tubasuka hano muri Tanganyika. Kandi koko ngira ngo mu by'ukuri mu kiganiro twabagejeho ku munsi w'ejo mwumvishe ko ahantu basigaje abarundi ndetse n'izi ngabo ni uguhita bambuka bakajyana bita za Karemi bagomba guca hano muri za Tanganyika. Nta n'ahandi bazongera guhura n'icyambo gihura n'u Burundi, ahantu honyine kuko aho ibyambo kizaba gisigaye kizaba gihuza Kongo, kizaba ari gihuza Kongo ndetse na Tanzania. Aha hantu bita ngo ni muri za Kigoma niho hazaba hari icyambo gihura neza na hano za Karemi. So urumva rero mu by'ukuri ibibazo ni ibibazo, minisio bizaba ari ibibazo. Ndakubwiza ukuri iki gihugu cy'u Burundi kikoreye ibibazo bikomeye cyane, niyo mpamvu yibi byose muri kubona Afande Rugabo ariko akabagize ate yatangiye kubarabura agapfa kaburiwe n'iki, agapfa kaburiwe n'impongo. Ibintu rero hano hantu ntabwo byoroshye bakunzi ba Eugene Official. Ndagira ngo munyemerere rwose dukomeze tugire gute tubibabwire cyangwa se tubibagezeho. Afande Rugabo rwose nta guca ku ruhande, arimo arababwiza ukuri. Imihanda tuzoba twayifunze yombi, tufungira Baraka, dufungire Ribuvira, nitumara tuberekeza muri Tanganyika, nitumara duhagarare hejuru y'imisozi tubereke ngo dore ibarabara hori n'imbunda. Iki nico gihe iyo dukoze ku Barundi, njewe ni imfura yanjye yaguye mu Gatumba. Ntabwo binejeje imfura yaguye Gatumba, aracidegemza mu Burundi, ahubwo baramushinga bamushira mu nteko ishinga amategeko, igomba kuzoza ishinga amategeko ivuga ngo bariya ni mu basogote. Imfura ya Rugabo yaguye mu Gatumba mu gihugu cy'u Burundi. Burya hari impamvu umuntu arwana. Fande kuri iryo jambo waruvuze ukoze ku ijambo, turi mu kwezi kwa munani, uzi ko ari ukwezi gusharira cyane mu buzima bw'abanyamurenge, duhereye kuri za 2004 buri ngira mwaka bigenda bigaruka buri gihe. Kuri wewe Gatumba, iyo wibutse Gatumba dore ko uri n'umucikacumu wibu. Aha niho imfura ye yaguye. Afande Rugabo imfura ye mwabyumvisha aho yaguye ni hara muri za Gatumba. Niyo mpamvu nta mikino ngo bazafunga izira nzira bahagarare mu misozi babereka inzira y'amazi muzayacamo. Ayo mazi umva uwo mutima uzawunywa pe, barawubavugutira uko byagenda kose. Ngira ngo mwamaze kwa mubyumva. Iyi ni message iba ikomeye cyane kuri izi ngabo ndetse n'iki gisirikare cy'u Burundi. Usibye ko nyine icyo nzi cyo ntabwo donc bashobora no kubareka bagatambuka baciye mu mazi, ariko bakabakubitira mu mazi rwagati. Ewana kabisa, ndagira ngo mbabwire ko aha hantu ntabwo bizaba byoroshye nkuko biri kugenda rwose, nkuko Afande Rugabo abigarutseho. So turi hano rero tureka twigarukire tugaruke hano muri Uvira. Muri Uvira harimo haravugwamo amakuru, ubwo urumva twamaze kujyana tayari muri Kivu Amajyepfo. Muri Uvira hari amakuru ari kugenda atugeraho, amakuru rero atugeraho muri iki gicamunsi akomeye cyane. N'amakuru nanone mu by'ukuri agaragaza uburyo ki, n'amakuru agaragaza uburyo ki abazarino ngo bashizeho imisoro mu mihanda, muri iyi muhanda cyangwa se muri iyi route, muri iyi mihanda minini cyane icibwamo n'abaturage. Ngo iyi misoro rero ngo ikaba iremereye cyane, akaba ari imisoro iri hejuru cyane, yatangiye gushirwaho n'abazarendo. Birumvikana ko batangiye kugenda mu by'ukuri. Dufite amakuru menshi cyane, tugiye guhita tujya Igoma. Reka dusoze ibi tujya Igoma kuko hari inkuru iremereye cyane mu by'ukuri y'uyu muyobozi. So amakuru aratubwira ko ngo umuhanda Uvira Ruvunge, umuhanda Mwenga Uvira, umuhanda Uvira Fizi Baraka, iyi mihanda yose ngo abazarendo bayishizemo amabariyeri, aho ngo umuntu hatambutse unda hana akaba nanashizemo n'ifoto mukabareba, ngo aho umuntu uhatambutse mu by'ukuri ari kugira ateyemwe uhatambutse ngo ari kubanza kwishura nibura ibihumbi bitari munsi hagati y'ibihumbi 10 na 50 by'amafaranga ya Kongo. Ngira ngo ngiyo bariyeri rwose bamaze kuba bayigenga iyi mihanda ngaba abazarendo. Ariko bavuze abazarendo nge nibereranamo n'abasirikare ba FARDC, dore ngaba abazarendo, dore bariyeri zabo ko ziba zimeze ngizi, nugutambika igitubu ndakahagarana n'ingoho. Ubwo nyine nta kintu ushobora kuba warenza, ugomba kwishura amafaranga yabura bakakumena icwanga. So ni bibazo rero bikomeye cyane, abaturage bahanga bari kurira cyane, aya mafaranga ni menshi cyane. Uribaza umuntu
ubundi koko niba izi nzira ubundi atari nyabagendwa bazi ruswa bakazihagarika niba babona zibateza ibibazo aho kugira ngo urye iby'umuturage udufaranga twe urabona abana abacuruza bagenda nkaho wikoreye aka kavirope kakabara iyi mbaraje nta bintu birimo bidasanzwe aguhaye inoti y'ibihumbi 10 hariya we yabasigaranyemo iki muri umukimbo ndebe uyu muntu wikoreye iyi base umbwire ngo umukweme ibihumbi 10 umusizemo uwuhe mukimbo umuntu warangwe wagize ati niki kintu bumusigiye ni ibibazo bikomeye cyane biri ahangaha muri Uvira muri iyi mihanda rwose nemaze kugenda mbabwira yamaze kuba igengwamo mu by'ukuri icyo twakwita barrieri ziri ku ruhande rwa cyangwa se za Kishasa zizi ngabo ziri kurwana ku ruhande rwa Kishasa. Reka twigire kuri uyu muyobozi ni umuyobozi wagwe hano muri commune Karisimbi aharani mu mujyi wa Goma ni Karitsoro nabonye abantu benshi bajya bava rwose ko hari yari naho hantu abakire bose akunda gutura hano muri za Karisimbi akaba rero yitwa ngo ni Claude Rwamakuba yitwa Claude Rwamakuba n'umwe mu bayobozi mu by'ukuri bari hano muri uyu mujyi wa Goma washyizwe na ASM Ventura ubwo twavuga ko ari muri ASM Ventura mu by'ukuri akaba rero mu by'ukuri yaguye hariya cyangwa se yishwe n'abantu bataramenyekana muri uyu mujyi wa Goma gusa amakuru arimo aragenda tubwira ko ASM Ventura ngo babatangije gahunda y'iperereza rikomeye cyane ryo ku rwego rwo hejuru kugira ngo uwakoze ibi bintu afatwe ndetse aryozwe ibi bikorwa byabayeho cyangwa se ubu bwicanyi bwakozwe bw'uyu muyobozi bivuga rero ko ngo uyu muyobozi n'ubundi ngo aramaze iminsi abitekereza ko ashobora kuba yagirirwa nabi cyane cyane ko yari yarabibwiye n'abayobozi ba M23 ko ashobora bari kumugendaho ubwo birumvikana no mpamvu enquête cyangwa se iperereza rishobora kuza kubona aho riri buze guhera kuko buri harabere yasize avuze n'umugire wa Goma bigaragara ko ukirimo FDLR benshi cyane ndetse na Wazalendo murabizi ko n'abasirikare bagiye babura uko basohoka muri uyu mujyi wa Goma bakawugumamo so rero abangaba nabo ubwabo iyo bwije batangira gukora akazi kabo hari umutaramu wambwiye uburyo ki operation no kuzajya bafata Wazalendo bayikozemo ewana ntabwo wenda turi buze kubigarukaho tudateranya abantu n'abandi hari Wazalendo bakiryamye mu mazu hano batarafatwa ukaba wasanga rwose bagiye guhohotera cyangwa se kugirira nabi abo nyine mu by'ukuri bagendaga babakuramo babatanga bati dore ngo uyu mumufate n'iki byose so ariko operation yagenze neza ni no mpamvu kugeza ubu ubona umutekano ndetse n'isuku biri kugenda birangwa hano muri uyu mujyi wa Goma nubwo nyine bitabura nase nkubeshe nta hantu naha hamwe rwose hagomba kuba hari abantu bahuje umugambi haba hagomba kuba harimo mu by'ukuri abo badahuza umugambi nahi wacu rwose mu Rwanda nubwo tuba tuvuga ko umutekano umeze neza kandi binagaragara ariko ntabwo ariko bose baba babyumva kimwe haba harimo nyine batumva ko bimeze neza bumva rwose bitagenda nk'uko bimeze uku nguku so rero abo bose baba ari abanzi so hanyuma tuva hanga kugira ngo mu kanya gato tunakire mutangazaji musemaji Fisina Makosa reka twerekeze tugaruke dusa n'abagaruka hano iwacu mu Rwanda aho hari amakuru ni inkuru ivuga ko ngo mu by'ukuri umuryango w'ubumwe ngo umuryango ngo kuri uyu wa kabiri mu by'ukuri ngo u Rwanda ngo n'umuryango w'ubumwe bw'uburayi basinyanye amasezerano y'inkunga ya miliyoni 40 z'amayero akaba rongo angana na miliyari 67 z'amafaranga y'u Rwanda miliyari 67 z'amanyarwanda aya mafaranga rongo akaba agiye gushyirwa mu bikorwa by'ubuhinzi ubwo rero mu by'ukuri ngo hakaba hagiye kugenwa ibigomba guhingwa kugira ngo ibintu bigende neza cyane wow kantu keza cyane rwose urumva ko burya nani muri gahunda yo kurwanya inzara niyo gahunda rwose iba iriho kuko urumva nagiye kujya mu by'ubuhinzi buranirana bitunga umubiri ubwo iyo bavuze ubuhinzi bagomba kujyana n'ubworozi cyane ko kugira ngo ibyo uhinze bigende neza hagomba kuba harimo nyine n'agafumbire kandi agafumbire k'imborera burya gatangwa mu by'ukuri n'amatungo niyo mpamvu nyamukuru ubwo ndamvuze nti ubuhinzi n'ubworozi bigira gute yemwe birajyana so izi miliyari rero mu by'ukuri birashoboka wowe muhinzi udukurikiye kuba ugiye gucakiraho cyangwa se ugiye kubonaho n'abandi benshi cyane so reka rero tuhite twerekeza sasa muri Kivu Amajyaruguru
ubwo n'andi makuru yandi ashobora kuba yatugeraho out of line turaza kugenda tuyabagezaho, ariko by'umwihariko reka ni mu nyemerere rero sasa tubanze dufute dushakishe Msemaji ni Sina Makosa hano muri Kivu Amajyaruguru, naho tubwire ngo ese habari ya moto kabisa byifashe bite ku mirongo y'urugamba mu by'ukuri. So nguko rero ngayo abakunzi ba Eugene Official, tugiye kuba twakira uyu mutaramu kugira ngo nawe agende atudondosha amakuru yo ku mirongo y'urugamba. Yes, ndabona rero ama network tayari yamaze kuba ahagera, ndabona rwose ku murongo wa telefone yamaze kuba ahagera. Reka tugire gutya tumuhe umwanya. Wiriwe neza mutangazaji Sina Makosa? Mwiriweho neza. Urakomeye se? Meze neza nta kibazo. Byifashe bite se muri Kivu Amajyaruguru, cyane cyane hano muri bino bice bya za Masisi, Rucuro, Warikare, Nyiragongo ndetse n'ahandi, cyane ko aha rwose mba nahaguhari kugira ngo nk'umuntu unahari ubashe kuhakurikirana uducamburire rwose tubwire uko situation ihagaze. Yego niko bimeze ahanga muri Kivu y'Amajyaruguru rwose tuba tugenda rwose tubicacambura, tugenda tubiva imuzini muzingo ukuntu bimeze, yaba ari ku mirongo y'urugamba, yaba ari bijyanye na politike ndetse na diplomasi muri aka karere. Tuba tugenda nyine tubikusanya kugira ngo tugende tubigezaho abakunzi bacu muri rusange. Reka rero amakuru yacu yo kuri uyu munsi tuyahera ahangaha n'ubundi muri teritwari ya Masisi mu gace ka Buhumba. Ni agace konge kumvikanamo imirwano ikomeye cyane, akaba ari imirwano ikomeje kugenda ihanganisha umutwe wa M23 ndetse n'ihuriro ry'ingabo za FARDC. ubona ko rero ahangaha muri Buhumba nyuma y'uko M23 yari maze iminsi yagaba ibitero, ariko ugasanga Wazalendo nazo ziri kugenda nyine zitatana, M23 ikabura uburyo yabagabaho ibitero bitewe nuko nta ma defense cyangwa se nta birindiro bagiye bagira ahangaha muri Buhumba. M23 rero yongeye gukora umukwabo ndetse bituma habamo n'imirwano ikomeye cyane muri urusisiro rurerure cyane rwa Buhumba, dore ko arimo FDL ndetse n'izi Wazalendo zari zarabashije kuba zitsimba zaravuye mu misozi hejuru zimanuka rwose aha hasi muri aka gasantere ka Buhumba. Akaba ari imirwano rero n'ubundi yagaragayemo imbunda zoroheje ndetse n'izikomeye, kuko n'ubundi M23 yari yiteze ko kuza gukora ukwabo muri urusisiro biraza kuba nyine bisa nkaho biratuma urugamba rurota, dore ko ari n'urusisiro batabaga bari gukontora ku buryo ki bakagombye kurukoreramo ibyo bashatse. N'urusisiro rero nabo bari bafite nk'amakuru yuko rubitsemo amabunda aremereye, ruhora urusisiro ruturiwe na hafi nka 75% babaga ari abasirikare ba Wazalendo. Byatumye rero Buhumba n'ubundi M23 ikoramo umukwabo, ariko inarasa nyine birumvikana, byatumye abaturage bahangaha bagenda bakwira imishwaro bitewe nyine nuko urugamba rukomeje kugenda ruhindura isura muri rusange. Kugeza ubu ngubu rero n'ubundi muri Buhumba amasasu aracyari menshi, ndetse n'abaturage ngo bakomeje kugenda mu by'ukuri benshi bahakomerekera bitewe nuko nyine hano irondo ryamaze kuba ryivanga n'ibisambo, dore ko yaba ari aba baturage yaba ari n'izi Wazalendo bose bari hamwe mu giturage, byatumye rero harimo abaturage benshi bagenda bakomerekera muri iyi mirwano bitewe nuko nyine bagiye bijandika muri ibikorwa bya Wazalendo ndetse na FDLR. Muri Buhumba rero kuko situation imeze, Buhumba rwose ntabwo umwuka ari mwiza, ntabwo rwose kugeza amaginga navuga yuko ibintu bimeze neza bitewe n'imirwano ikomeje kugenda ihabera. N'imirwano rero ikomeje kugenda ibera muri zi access za Buhumba bitewe nuko muri mahanga ho bamaze kuba bahabakubita babakuraho, dore ko nyine santere ya Buhumba akenshi igizwe nyine n'ibituruka muri mahanga. Nyuma y'uko rero M23 yari yarafashe mahanga, wasangaga nyine Buhumba nta kintu kidasanzwe ishobora kuba yakora bitewe nuko nyine santere ya mahanga ari yo risa nkaho ibahatse. Ubona ko Buhumba yo kari nk'agasantere kari aho ngaho nyine, ariko ibyo bakeneraga mu buzima bwa buri munsi byose babikoraga imahanga. Ibi rero bikaba byanatumye M23 ivuga ati ko twarafashe mahanga nta cyatubuza no gufata Buhumba, reka naho dusimbukire naho tubashe kuba twacanganye
gushakisha izi Wazalendo ndetse n'izi FDLR turere yuko naho twabasha kuba twahashyira mu bice twamaze kuba twigarurira muri Buhumba. Rero ubona ko impumeko yaho ari y'urugamba gusa kugeza maginga ya n'amasasu yo ari kumvikana, ntabwo ibintu birabasha kuba byatuza muri rusange. Ubona ko rero n'ubundi izi Wazalendo usibye kuba ziri kwihagararaho ndetse no kuba zidafite aho zabasha kuba zakwerekera, dore kuko bari gushaka n'ubundi inzira yaberekeza muri Warikare, ariko n'ubundi aba batembo bakomeje kugenda babashyiriraho ikibambasi gikomeye cyane, bakagenda babangira kuba bakwinjira muri Warikare, bigatuma n'ubundi izi ngabo za Wazalendo zikomeza kugenda zipfa urusorongo, ndetse ababishoboye bakagenda rwose bakuramo imyambaro ya gisirikare bakajya mu yandi ma axe batazwi, kuko nk'abasirikare bangaza Buhumba abenshi bari kugenda bavamo rwose bakiza za Rubaya bakaza gutsimba imbunda bakazita, bikagaragara ko rero mu by'ukuri urugamba rwo bamaze kuba barutsindwa muri rusange. Ahangaha ubwo twiteze ko M23 nayo ko imaze kuba yigarurira Buhumba, n'ubundi turaza kumva n'ibindi bice bigiye bitandukanye ahangaha muri teritwari ya Masisi. Reka tumbe ahangaha n'ubundi dusimbukire ahangaha muri Mangeri, agace bita Mangeri na gace navuga ko rwose nako nyuma y'imirwano yari maze iminsi igaragara mu nkengero zako, n'ubundi na gace nako navuga gasa nkaho kari hafi cyane yo kwinjira muri Warikare, nyuma y'uko M23 nayo rero ikomeje kugenda imenye yuko hano Mangeri naho izi FDLR izi ndetse Wazalendo zagiye zikubitwa mu bice bigiye bitandukanye nka za Remeka, za Nkukwe, hano mu by'ukuri za Kinigi, mu bice nk'hariya ndavuga yaba ari za Gasake, yaba mu bindi bice bigiye bitandukanye bya teritwari Masisi. Urabona ko bose bikusanyirije hamwe, ubona ko bamaze kuba bajya muri Mangeri rwose bahakora icyo nakwita nk'ibirindiro bikomeye cyane, n'ubundi ubona ko ariho uyu mugabo yaba ari Kigingi ndetse na Generale autoproclamé Mutayomba, ubona ko n'ubundi ari bo basa nkaho bari bakomeje kugenda bategurira ibikorwa byabo byo gutegura urugamba, ndetse na gahunda zabo nako zose zakorerwaga ahangaha. Muri ubwo buryo rero n'ubundi M23 muri Mangeri rwose yamaze kuri yasesekara, abantu batangiye kuvuga ati M23 bwasesekaye ndani muri centre ya Mangeri, bigaragara ko gateye noneho isa nkaho igiye kugira umutekano. Ubu ngubu tuvugana rero noneho bita Mutayomba ngake gashobora kuba kashobotse, kuko ari gushaka ayacira n'ayamira cyamuhereye cyangwa se rwose iyi teritwari ya Masisi ingo yamubanye no, kandi mu by'ukuri ari nini bitewe nyine ni na operation cyangwa se n'urugamba bakomeje kugenda bamugabaho. Ni nyuma y'uko nyine amazu ye ya hano gato bayatwitse, ni nyuma y'uko bamukubise mu bice bigiye bitandukanye nka za Gashunga, bakamukubita mu bice bigiye bitandukanye nka za Gatugunda. Urabona ko noneho na za Mangeri naho bamusanzeyo, ubona ko noneho ngo ibirindiro bye bamaze kuba babigira ifu, byatumye ngo hagwamo n'abasirikare benshi cyane. Nyamara ni mu gihe uyu mugabo Mutayomba ngakomeje kugenda arusimbuka, dore ko n'ubundi ngo muri uru rugamba cyangwa se muri iki gitero M23 yari yagabye, dore ko bari bafiteho target cyangwa se bari bagambire cyane ko ari gufata uyu mugabo bita Mutayomba cyangwa se kumurasa, kugira ngo barebe yuko ahangaha muri teritwari ya Masisi habashe kuba hagira umutekano, dore ko mwira axe by'umwihariko ya Osbanyungu mu mugabo ari komeje kugenda ahazengereza ahabuza umutekano muri rusange. Ubona ko rero mu by'ukuri ahangaha muri Mangeri naho ngero dikota z'uyu mugabo za Mutayomba bamaze kuba bazisenya. Icyo turi kwibaza naho uyu mugabo none haraza kuba yashinga ibindi birindiro, ese aramanuka za Ngururu, ese aramanuka navuga muri ahangaha rwose Warikare mu Batembo, ese araza kuba yerekera hehe? Urabona ko mu by'ukuri umugabo benshi bakomeje kugenda bibaza icyerekezo cye, bakagenda bayoberwa ahari buze kuba yerekera nyuma y'uko ahari gushyira ibirindiro hose umutwe wa M23 uri kubasha kuba waharasa muri rusange. Ubona ko rero Mangeri nayo ntabwo impumeko ari nziza, amasasu ari kumvikana ku bwinshi cyane kugeza maginga ya, tukaba twababwira yuko n'ubundi ngo abasirikare ba Wazalendo bakomeje kugenda bahatakariza ubuzima ku bwinshi cyane, abandi bo bagakomeza kugenda batoroka urugamba, dore ko ariho nabo bari kugenda batoragura, ugasanga nyine bikomeje kugenda bigaragara ko n'ubundi urugamba rwo bakomeje kugenda barutsindwa
muri rusange. Ibyangaha rero muri Mangeri reka dusa nkaho tubicumbikira ngaha turaza kwa tubikurikirana tureba ese uyu mugabo awe araza kuba afatwa nkuko uyu mutwe wa M23 wabyemeje, ese arabaza kuba acika cyangwa se wenda ingabo za leta ziraza kuba zimusapotinga wenda hajya icyo yakora. Ibi byose ni bitegerejwe kugira ngo turebe uko situation y'ahangaha imeze muri rusange. Reka rero tukiri ahangaha n'ubundi reka dusimukire ku yindi nkuru. Reka dusimbukire aho bita Rufuranindi, abantu barahazi cyane, hakunze kumenyekana mu izina ryo aho bita muri Ndasanguteme. Ahangaha rero naho akaba ari ahantu mu by'ukuri hakomeje kugenda hagaragara ibikorwa navuga by'ubusahuzi ndetse n'ubwambuzi bitewe na wazalendo zaturukaga za Bugabo, izindi zikagenda zituruka mu yandi ma axe atandukanye nka za Nyabyondo, abandi bagaturuka ahangaha rwose ndavuga za Bukombo, kuko usanga muri aka gace n'undi ari mayimayi, by'umwihariko izi mayimayi zo kwa Janvier Karayi ndavuga APCRS. Nyuma y'uko rero ahangaha n'ubundi ngo M23 ihacunze umutekano bihambaye ikahamanura n'inka, n'ubundi ngo wazalendo zongeye kuba zaza rwose ngo zishaka kuba zashorera inka zari ziri ahangaha muri Rufuranindi. N'ubundi ngo M23 ibasha kuba yaburizamo ibikorwa, dore ko ngo yabashije kuba yarasamo abagera muri 3, abandi bagera muri 2 barakomereka ku rwego ruhambaye cyane, ndetse undi abasha kuba yafatwa mu matekwa. Bigaragara ko mu by'ukuri izi mayimayi nazo ngo nubwo zikomeje kugenda zigira akara kajya he, ariko n'ubundi akazu gakomeje kugenda kari gushoboka, kuko ibikorwa byabo by'ubusahuzi n'ubwambuzi bikomeje kugenda biburizwamo muri rusange. Ubona ko rero ahangaha muri Rufuranindi n'ubundi ngo abasirikare, nubwo hatari abasirikare babandi twita abamakasike cyangwa se babandi badasanzwe, hari za Local Defense, ariko urabona ko nazo ziri mu ngamba nazo ziragenda zibyitwaramo neza, ku buryo ki ngo izi mayimayi nazo zitabasha kuba zaza ngo zibashe kuba zakora ibikorwa n'ibingibi ngo bibashe kuba byabahira muri rusange. Ariko n'ubundi abaturage bakavuga yuko umutekano w'abo basirikare, ndavuga abo nyine bo gucunga umutekano cyangwa se iri Local Defense, ko umutekano wabo uba utari safe 100%, ko n'ubundi basaba yuko hakorezwayo abo basirikare nyine badasunga basanzwe bajya ku mirongo y'urugamba, kugira ngo barebe ko izi mayimayi zitazagira gutya ngo zivugurure wenda zikaba zagira ibyo zibasha kuba byabakorera bitari byiza. Ubona ko rero muri territoire ya Masisi n'ubundi ntabwo ibintu bikomeje kuba byiza ahangaha za Rufuranindi. N'ubundi ngo izi mayimayi nubwo bari kugenda bazisubiza inyuma, ariko ngo mu gihe baramuka baje ari benshi cyane ngo bashobora kuba bagera ku bikorwa bateguye muri rusange. Ubona ko rero territoire ya Masisi yo ikomeje kugenda ikorerwamo operation zigiye zitandukanye zo guhiga izi FDL, zo guhiga izi mayimayi, ariko nabo bakanyuzamo nyine bakagenda bari kugaba ibitero muri rusange. Reka tugaruke rero tugenda tugana ku musozo muri territoire ya Masisi. Reka n'ubundi tugaruke kuri iyi nkuru y'izi mayimayi, nubwo ngo ziri kujya ziza gutwara inka, ariko n'ubundi ngo amakimbirane yaracyakomeje, kuko n'ubundi muri aya masaha y'amanywa harimo umumayimayi urasiwe ahangaha rwose muri Nyabyondo, ahangaha rwose hafi jya ku kiraro cya Nyabyondo. Abantu barahaze cyane, uturutse nyine hano Masisi kuzora manuka za Nyabyondo, wambuka ikiraro hariya hafi y'ikibuga cy'umupira. Uyu musirikare wa mayimayi rero ngo akaba yarashwe n'ubundi n'ingabo za FDL zamaze kuba zigizwe hariya. Ni mu gihe amakimbirane yo ngagikomeje kugenda aba menshi cyane, bigatuma n'ubundi ngo abagabo aho umwe anyuze undi ari kugenda ahacisha umuriro. Abantu bakagenda bibaza rero aho uko iyi mikoranire y'abagabo izabasha kuba yahura, dore ko n'ubundi ngo izi FDL nyuma y'uko zimaze kugera ahangaha ngo zikomeje kugenda zibangamira abagabo ba mayimayi. Ni mu gihe izi mayimayi ahangaha rwose ngo ahangaha ari iwabo, ndetse ubona ko ni mu gace kabo, ni abana bahariya, bahafite abagore, bahafite imiryango. Bakaba babona ko rero ngo mu by'ukuri kugira ngo bahuze n'izi FDL ziri kuza kuba zabashyiraho icyo nakwiga nk'agatuza, batari kugenda babihuzaho. Ibi rero ngo byatumye izi mayimayi zirakara cyane, kuba nk'uyu nguyu yarashwe ngo ntabwo bivuze kuba birangirira ahangaha, ngo
n'ubundi biraza kuba bifata indi sura kuko ngo nabo bashobora kuba bakwihimura bikagaragara ko n'ubundi muri Nyabyondo hagiye kongera kuba isibaniro ry'imirwano ariko by'umwihariko ihanganishije mayimayi zo kwa Janvier Karayiri APSRS ndetse n'izi FDLR zikomeje kugenda navuga zihabwa inkunga na leta ya Kinshasa kugira ngo barebe yuko zabafasha ku mirongo y'urugamba. Sinzira ngo niki kiraza kuba gikorwa hangaha mu gihe abagabo bakomeye kugenda batana mu mitwe. Ndabona na leta ya Kinshasa nta kiri kubivugaho, kibona igisirikare cya FARDC kibona ko gisa nkaho cyabatera ikibatishare mushahurane turebe icyo muri buze kwa mugeraho. Ubona ko hangaha rero ibintu atari navuga bitari byoroshye bitoroshye cyangwa se bitameze neza bitewe n'ibiri kugenda bikorerwa ahangaha muri rusange. Reka tuve muri territoire ya Masisiyo, amaoperasiyo aracyakomeje hirya no hino n'ibisasu bikomeje kugenda biraswa muri access zigiye zitandukanye. Ibi byose rero turakomeza kugenda tubikurikiranira hafi kugira ngo nyine hatagira ikigenda gicika abakunzi bacu muri rusange. Reka turero tuve muri territoire ya Masisi twinage muri territoire ya Rucuro ahangaha muri sheferi ya Bwito by'umwihariko ahangaha rwose muri Bambo. Ahangaha rero Bambo hari rwose icyo nakwita kwabo kugenda bashakisha izi nsoresore zahoze muri FDL ndetse no muri APSRS bakaza bakigira abaturage nyamara n'ubundi ari abasirikare. Muri ahangaha Bambo rero hakaba hafashwe abasirikare bagera muri 6 harimo 4 ba FDL ndetse n'ababiri ba SMC ubwo nabo kwanda Rutsedomi ndetse no bita Bitezi Jacques. Abo bagabo n'ubundi ngo bakaba baravuye mu shyamba iyo bari ku mirongo y'urugamba babasha kuba baza mu giturage baza nyine nk'abaturage ariko n'ubundi ngo abaturage batanga amakuru bavuga yuko n'ubundi abagabo bijandikaga mu bikorwa by'umutwe wa CMC ndetse na FDLR. Abagabo nyuma y'uko rero ngo bigize abaturage nyamara arabo kuza kuneka uko M23 igenda ikora ama operation yabo ari muri Bukombo bari za Kabizo ndetse za Murimi ndetse za Rumuya no mu yandi ma axe ajya atandukanye mu za Tongo. Ubona ko nyine abagabo bari basa nkaho ari intasi za FDL ndetse na CMC. Abagabo rero nyuma yuko bafashwe n'ubundi bamaze kuba bashyirwa mu maboko atari yabo ni nyuma yuko uyu mutwe wa M23 ukomeje kugenda gukora ibikorwa nyine navuga bihambaye byo guhiga abagabo nyuma yuko bafashwe rero n'ubundi ntacyo baratangaza ku kijyanye n'ibyo bakoraga byo kugenda batanga amakuru ariko n'ubundi ntabwo byarangira kuko no kubasaka hari abo basanganye amabunda abandi bagenda basangana amagirenade bigaragara ko nyine bagendaga bafite aho bahuriye n'imitwe yitwaje intwaro irahangaha muri territoire ya Rucuro. Ibingibi rero kabiri byatumye n'ubundi rero M23 ivuga yuko muri ahangaha Bambo bidashoboka kuba bari abangaba gusa kuko hashobora kuba harimo n'ibyitso bikomeje kugenda nyine bibangamira umutekano wa M23 aho iri fatwa ry'abangaba ngo rishobora gutuma hari n'abandi baraza ko batabwa muri yombi uko bagakomeza kugenda nyine bashakisha abagiye komeje kugenda babuza umutekano akarere kugira ngo nyine barebe yuko akagace ka Bambo ndetse n'izindi access zigiye zitandukanye zagira umutekano usesuye. Mu gihe muri akagace ka Bambo n'ubundi ngo byagiraga mu masaha y'ijoro izi FDL zikambara ijoro rwose zikaza mu giturage zikanatembera bikabakibaza rero aho zabaga ziturutse ndetse n'ibyo zabaga zije gukora bikaba bigaragara ko n'ubundi ngo abagabo aribo bagendaga babaha amakuru umunsi ku munsi. Nguko rero muri Bambo kubyifashe ifatwa ry'abagabo rero dushobora kubona hari n'abandi baje gufatwa cyangwa se tukabona wenda FDL ndetse na CMC wenda nabo hari ikindi bashije kuba cyakorwa bakareba uburyo nabo wenda hari bakwihimura cyangwa se nabo bakabasha kuba batabwa mu mvuto muri rusange. Reka tuve rero ahangaha rwose reka tuve ahangaha ahubwo dusimbukire muri territoire ya Warikare naho rwose umuriro ukomeje kwaka hagati ya FARDC ndetse n'abazarendo. Irasana rihambaye ryo rirakomeje ntabwo bigeze rwose batuza nyuma y'uko rwose ngo wazarendo zahariya nazo zikomeje kugenda zigabamo ibice bamwe bakaba bari kuvuga ko bakeneye rwose kuba yakwinjirira umutwe wa M23 abandi bakavuga ko bari bakeneye kurwanira igihugu cyangwa se gucungura igihugu nk'uko bagenda
bagenda nyine babivuga ariko n'ubundi bakavuga yuko nta kintu bari kubona n'ubundi FARDC iri kugenda ibafata nkaho nta kintu bavuze byatumye rero n'ubundi ngo muri aka gace kahanga wari kare n'ubundi ngo abagabo batari kugenda bahuza ku mirongo y'urugamba bigatuma habamo gusubiranamo gukomeye cyane ndetse no kugenda basana umunsi ku munsi ibikorwa rero bikaba byatumye n'ubundi ngo abayoboye ingabo y'abari ku ruhande rwa FARDC ndetse n'abazarendo bari gushaka uburyo bakwicaza izi impande zombi bakabasha kuba bareba icyo bari gupfa ndetse bakareba n'uburyo aya makimbirane ko bari kugenda afata isura bareba uburyo bayahoshora cyangwa se bareba uburyo babirangiza ariko ngo wazarendo zahariya nazo zamaze kuba rwose zisiga insenda ngo nazo zimaze kurasa abasirikare bagera muri 3 ba FARDC bigaragara ko nabo rwose ngo bamaze kuba bavuga yuko batagikeneye gushyirwa rwose imbere ku mirongo y'urugamba nyabara abari guhabwa akavagari k'amafaranga bari kuyarya bicariye byatumye rero muri warikare nubwo hari gutegurirwa urugamba ariko bameze nk'aho umuntu uratera ahubwo akitera kuko ubona ko nyine ibyo bari kugenda bakora bigaragara ko nabo bari kwikoma mu nkokora muri rusange ni mu gihe FARDC nayo ivuga yuko kujyana ku mirongo y'urugamba na wazarendo nabo bakaba bari kugenda bibashyira mu kangaratete bigatuma rero nabo bavuga yuko izi wazarendo batazikeneye ku mirongo y'urugamba ahubwo bo barwana ukwabo bakareba nimba ari ugutsinda nimba ari ugutsindwa bakabyimenyera ariko batabashije kuba bitirirwa ko bafite abari gukorana nabo nyamara ari abantu nta kigenda muri rusange nguko rero ko situation imeze muri territoire ya warikare nabo ntabwo impumeko ari nziza bijyanye n'imirongo y'urugamba ndetse no kugenda bategura urugamba harimo nyine rwangendanyi n'abari kugenda mu by'ukuri babikoma mu nkokora muri rusange nguko rero uko muri Kivu y'Amajyaruguru bwana Fighter byifashe kugeza maginga ye. Yes, turagushimiye cyane se n'amakosa. Asante sana. Ngayo nguko rero. So ni sina makosa rero twari turi kumwe tugenda tureba n'ibya hano muri Kivu y'Amajyaruguru ku mirongo y'urugamba. Hanyuma rero ararekwa ntashyira turaza gusubira mu yandi masaha tureba nandi makuru ari buze kubagezweho. Nyagasana rero akomeze abarinde kandi abane namwe. N'umuhungu wanyu Fighter rero turabakunda cyane ciao. Eugene Official.